buri muntu wese yitambika muri deal yacu agomba kwasiga ubuzima. Hari ikintu kimwe urimo kwirengagiza. Uriya mugore muri iyi minsi arimo aranyirinda. Nta kibazo kukwirinda n'ibintu bisanzwe. Tegura anniversaire. Umubwira ati anniversaire yanjye ntabwo nayifise, ntabwo nayizihije. Kandi niwe inshuti magara. Utangira umubwira ati no kuri anniversaire yawe nta mafaranga nari mfite, ariko akiraga byibuze nk'akadimira. Agatenike. Utangira umwikundisha. Ese kumengo ubwenge bwawe bwarayuze. Akuvugura muzi cyane umuzi. Nyine tangira umuterete. Umwereke ko daraka ari n'umukene. Ntabwo ari cyo ushaka hano. Oya ntacu nshaka pe. Ubu no kuvuga ngo urugamba twatangiye. Icyo ndi gukubwira. Tangira Feza, umuhamagara mu gitondo, umuhamagara nijoro, mbese umubwira ati yamara narindose 5,000 ese natwohereza. Noneho nyuma umubwira ati hari abashuti banje noneho baje kungirira anniversaire. Cyangwa se uce ku bacuti bawe bamutumire we aze nko mu bandi. Kazuba se umwama kumwamagaraho ese abo baturanye ntabwo bashobora kumenya ko umuntu atashye ibibazo agiye kuruhuka ngo bagabe ibintu byabo byabo. Makuru y'amasaha yongeye kujya muri siporo numva narwaka grippe. Tujyane. Ntabwo wazishobora. Wiriwe gute se? Neza. Ishuri biragenda. Nonda nakireye. Ese witondo uri hano? Ndi hano. Nese mama yagiye ryari? Mama? Mama yagiye kare. Kuva yagira ntongeye kugaruka. Nakundi. Hari icyo numva nshaka kubaza ahubwo. Ni ikihe kibazo ufite muri uru rugo gituma ku ishuri basiga bahamagara bambura kubakerera? Bahamagaye rimwe, bahamagaye kabiri, uyu munsi yari inshuro gatatu. Kandi uko twavuganye ko avayo kugira ngo ufate ibyo kurya ugomba kubanza gukora iki? Etide, wayisoza ugakora douche, ukarya ukabona kuryama. Ko hari umukozi n'akahe kazi kandi ufite hano gatumukerera? Ndeba hano. Nyine dadi, urabizi kubera nyine nyine ngira ngo mfate imiti. Banzanira mama. Ese subizi ko nyine imiti yanjye yifata saa 2. Ku buryo utajyana no ku ishuri byibuze nzagura ku ishuri se basi ugiye hamwe? Oya. Ese muri iki? Kutangiye kuntenga wako? Utangiye kuntengwa kandi ni ibintu nge nawe twaganiriye bitari rimwe. Haba hari ikindi kibazo wambwira? Nta kibazo gihari. No ku ishuri nta kibazo gihari? Ko ndaba uburyo umeze mu maso bidasanzwe. Mumbeshya nzabukura amatwi. Urumva? Wateze iki? Ntabwo ndagiye mu gikoni. Nagiye mu kanya nsanga batarateka. Ubwo nyine tantine yarambwiye ko agiye guhisha. So uze kusanga kujyana kimwe siporo. Ndumva nta training ndi bujyana. Ushaka ko tujyana? Tujyana. Ubizi ko mitongo ujya ku ishuri. Nyine none se nubwo turi butinde. Nese ko nshobora gukora siporo nagera ku muhanda ngahura n'abantu tukaganira tugatinda gutahura ibintu. Naribi, wowe turajyana urumva.
noneho njye nuhura n'abantu ngenda nitaye. Ahubwo kubera ko ejo ari kuwa gatandatu sibyo? Ejo ni kuwa gatanu. Ejo ari kuwa gatanu nuva ku ishuri kubera ko bizaba biri ngombwa ko utari ujye kujya ku ishuri. Nibwo nibwo watsaya muri siporo ukaza ukaruhuka noneho dimanche kuwa gatandatu purito cyangwa ku munsi ukurikiyeho ukaruhuka. Ariko ukubahiriza amasezerano yawe. Ça va? Azuba. Ngaho jya ntunganyirize. Sire biri utese mama. Mwana siba. Ameze neza. Gukora ndimo kumubaza yo kwishura ariko jya ntunganyirize inkweto. Mara kujya muri siporo. Akazanga bande gasha. Nabyo wenyine. Umeze neza. Jose, ese neza. Wowe se? Ndaho. Sheri iyo umuntu avuze ngo ndaho. Nuko haba hari ikibazo. Ariko byemeze bo. Uvuye hano usanga? Amasaha se? Sheri navuye mu kandi. Ni akahe kazi ufite gasigaye ukora hano mu gitondo ukagaruka natashye? Sheri mu gitondo? Mana yanjye koko ubatangiye kukuniranya ngo indi ubu se ninde abikubwiye koko? Nje simva hano mu kanya. None se ugenda wagendaga muri drone? Wagenda drone ntabwo ari moto wateze? Sheri nawe rero urimo urangenzura ugakabya nkaho ndi umwana. Ushatse kuvuga? Ntabwo udashaka kugenzurwa. Ndeba hano. Umaze iminsi ufite agacuri no guhindamo ntaza kariko. Sheri jewe? Imbari icyogajuru. Sheri usibye ko mba gabanya stress ngaho. Ibintu ni bibi. Reka mbanze kwanza mubaze. Kunkanze. Niki kirimo gutuma umwana ku ishuri wamagara ngo akwakirire ku ishuri? Ushaka agenda atanyoye imiti? Akuzi ko nawe ubaye nkawe. Imiti ntabwo yijyana ku ishuri akayinywerayo. Umwana nkamuha imiti akayitwara? Sheri mufite ibibazo byinshi pe gusa ubyumve ko nanjye mba mu bintu byose gusohoka hanze nkaruhuka. Nyuma ya hano se nje ndiki kuryo nakwigwa. Ibintu n'ibibiri uzongera gusohoka hano mu rugo utambwiye ahantu ugiye. Ushatse kuvuga ngo mbaye imfungwa hano? Ndakubwiye ngo si ngwe ngo mbaye imfungwa. Gusohoka ugomba gusohoka. Nawe uri mukuru. Ariko ibintu byo kwifata ugasohoka n'umukozi hano mu rugo yasohotse akugura aho agiye. Haswe nge mugabo wawe kukubaza aho wari wagiye. Ubwo nanjye kubera ko ndi umugore wawe uzajya umbwira aho ugiye basi. Yesi nsohoka ntacyo ku kazi. Ngeze hano mu rugo iwanyu nkicara nyine tukaba tugiye kwiga, ariko mbere yo kwiga nshaka ko tubanza gukina. Kugira ngo wige wamaze kurelaxinga kugira ngo umutwe bibone uko bijyamo. Ubwo birajyamo haragumamo ya mikino naribi kandi ugakina urakazi ko gukubita gusa. Ziriya bolo nzi ko bazikina bari no kurya.
watsindwa ubwo nutsindwa ndagukubita ushaka kumubita gusa nta kindi kintu ushaka dukire nyine nawe ntumubite uzaza utsinda undi azaza akirigita undi kantu ko gukirigitana okay ntarebe twagiye ndagukirigitura okay aya ibyo ntabwo mbishaka ahubwo twige gusuzanya gusuzanya gute kano karajya ha and this shofte intoki zawe mbona nazi utazi iki kongera tugasubiramo kwihuta gatatu ni kangahe gatatu rimwe kabiri gatatu ntagaraka naka aha tugira gutya okay twagiye none turi kwihuta rimwe kabiri gatatu ese ko turi kuzana aka ntabwo gakora sibite ntagafashe mba katwige sibyo niba ari relax tuzaba tuyikorera ejo ku ishuri ese ubundi anti wagiye we ceceka mana nari nanamwibagiwe ibazaje bashika nkamubwire hari ibintu twize muri history nuza source of human right sinzi nabyo ariko babyize mari warwana yego okay kambe kunyurire mu racyabyuka nese mugaki dore ahantu narengereje twiga okay urahera hano kuri nose kuri wano mwereke kamwereke kuri noza kuri first world war aho ariho wiga sibyo okay first world war dufate urupapuro ntabwo ari ingenzi nyine first world war abyumva bitewe n'abantu bayitangije papa si bari bafite abyumva n'impamvu yabaye Daddy. Tipo, mbona wewe ni mshapi? Aya? Karibu. Daddy. Nyine uyu ni umushuti wanjye turigana yaje hano nyine kunsobanurira yitwa Derek. turigana Kazuba ni classmate wanjye nari mvuze ngo yamaze igihe arwaye hari amasomo atize akavaringa ndashaka kumufasha nyine akayakavaringa nirwo rwego nyine nari nje mu rugo kugira musobanurire neza Yego. So iyo umuntu ize cyane atsinda kandi gukora cyane bisaba imbaraga, bisaba umwete, bisaba kugira ibyo wigomwa. Ubundi buriya nta somo ryakananiye umuntu. Somo rikunanira gute se? Bivuze ngo ikintu cyose we ugizemo imbaraga, ubushake kirakunda. Sibyo? Kuko mu minsi z'ubuzima buzaba bukomeye, bisaba ko wakoresheje ikaramu kandi neza. Ikiza ko iminsi bamaze kwa muganga hari aho usanze barageze, rero kuba ubonye ugufasha ntabwo byabura kunshimisha. Sibyo? nanjye nzakora uko nshoboye yongere agire motivation yari afite, yongere nyine ajye ku murongo atsinde nk'uko abashaka gutsinda atarabaza kiriya kibazo uko agira akageso gukenda.
ndadibiza bizakemwa. Ni gufata umwanzuro. aho arambwira ko yawufashe ntamubazi ni ko wakererewe ngo tate ngo nanywa iyi miti yawe. Ndadiraga yijyanye ku ishuri babimye. Ntamunywa ko ibimiti. Ya miti irahenze bebe. So rero ndabona ahantu amasaha yarageze bamaze gusa nk'ugorobamo umuherekeza ko n'umunezi kuri leta sibyo ugira uturimo ugira n'ufashe wa mukobwa nawe yatangiye kunanira ngaho umuherekeze Ariko papa hari ikibazo agiye aza no mu rugo mugiye mumuhaga ushakaza mu rugo nabo mumusobanurira. So nzababwira Cyangwa keza nawe nzaza rero mu mugoroba. sawa Kati ndaje. Ni sawa. Amakuru. sawa turashima Imana. Urorohewe se? Shamva hapi Reka da. mfite intege nkeya n'ubwo numva nshaka kujya muri siporo ngo ndebe ariko Siporo se wambaye na Jeannette? Musavuga Nta uri umusirimu wa mugabo. Urasinya nkumenyera mwise. kubera iki Uri umusirimu nyine wambaye Jeannette, ishati nziza. Hagati nyine wambaye neza ariko wenda niyo ndwara urwara birazwi. umva rero Karame. ejo nengiye guhamagara nengiye guhamagara ariko ngize amahirwe turahuye wenda reka duse nk'ababiganira. Ahubwo jyewe umuntu ndi kubuzi wawe. Ari mu rugo se? Musize mu rugo agiye kuryama. Urumva nawe se umwana sinaza no kureba uko ameze ibiki byose. Umwana araho. Aha. Ahubwo maze iminsi ntazi ibintu umugore wa mbese nago. Mbona ameze nk'umuntu wahindutse mbese nta sanse na ntoya mbona iyo umugore nari mfite n'uwo mfite ubona yarahindutse ubona yarahindutse akora ibintu ubona aho bagurika akora ibintu ubona ameze nk'umuntu ufite agapuresha ukuntu ntamubaza se ni ikihe kibazo ufite ati nta kibazo mfite ejo nibwo navuze nti ko ari inshuti yawe ntabwo wamenye ikibazo umugore wanjye afite wenda se yaba arakikuganirije wenda njye akaba adatinya kukimbwira. Sharica rero nta kintu yigeze ambwira. Urumva ntabwo ngiye kuganira nyine ngo tuganire ibintu by'amabanga ariko kibaye gihari nyine yaba arambwiye kuri telefone nta kibazo kibe nzi pe. Shamva umugore wanjye arimo arampinduriza. Aragusuzugura se? Oya nyine ariko uzarebe nyine kumubona n'umukobwa nta mahoro afite muri we. Hari ukuntu nyine uba waruzi umuntu so ategura amafunguro ku meza mukicara mugasangira akaba se nkuzaniye babushe nkuzaniye amazi yo kunywa uhita ubona ko mpamuvuga ngo ibintu byarahindutse nshobora kujya gutya nkasanga ateguye ibyo kurya ku meza ise hashyira amazi kamambira aho ngaho ugatajya kuryama ntamubaza se kubera ibyo kuryama ngo simeze neza. Rero burya hari igihe ushobora kubwira umuntu ngo se ntumeze neza kuwa mbere ntumeze neza kuwa kabiri kuwa gatatu wenda akava agatekereza ko wenda hari ibyo urimo kumukekaho se kugira ngo umupushinge hari ibyo urimo kumutekerezaho ariko impamvu niyo nkubaje ni uko nzi ko ubucuti bwawe nawe ari bwinshi impamvu navuga ngo nakubaza cyangwa se ariko ni ikintu ntekereje ntabwo yabimbwiye cyangwa hari ukuntu ikintu kiba nk'uwitugira reaction ako kanya cyangwa n'iriya mpanuka y'uriya mwana yamutushije nabyo byashoboka kuko urabona umwana yakoze impanuka ntiyagira reaction imwe y'indagaragaza ashobora kuba ari byo yibaze ngo akavuga mukuru wanjye yarapfuye asigira umwana yaramaze kugera ahantu heza umwana yaraducitse ahita atangira kubira nk'umuntu udafite amahoro muri we. Twese ko mbitekereza ko umugore wanjye ndamuzi igihe tumaranye ntabwo ari gito nta munsi n'umwe yigeze afata urugendo atambwiye nta munsi n'umwe yigeze yifata ngo asohoke mu rugo njyewe mpari urumva
rero impamvu ntarimo kumva neza ko ari ikibazo ari icy'impanuka y'umukobwa wanjye aya none se ahubwo ashobora kuba afite utundi tuntu ahugiyemo tumeze ukuntu nubwo ntaratumenya ariko ubona ko yahindutse bigaragarira amaso. none se ntabwo ajya kwitaba telefone akakwitimba? ntabyo byadukanye vuba ntasanga ari kuri telefone ukabona isa kupa aba arimo kuvuga ugahita ubona nyine ko abaye nk'umuntu utari witeguye ko ndi buhabi ukabona ni akantu kamukanze ukuntu. ibyo ngibyo rero umugore watangiye kubijyamo abatangiye wenda kwinjira mu bandi bagabo ariko Jacky ntabwo nabimutekerezaho. Jewe ni ikintu ngiye gukora sinkuye ko nandi kujya iwawe ndashaka nzamusure nyine tuganire iyo umuntu adafite amahoro ntabwo wabiyoberwa. Ningira amahirwe akagira ikintu nyine anosheraho nzakubwira niba n'ikindi kibazo afite akambwira nzakwibira iryo banga ariko fe cyangwa umugore wanjye ncinye shaka Jacky yabikora shaka atabikora se konzi ko kwiye kuganira akambwira ati rwose umugabo wanjye numva nyuze kandi biriya bintu nyine abadamu tujya turabiganira akavuga ati rwose umugabo wanjye gukina gutya ariko shagiye numvise ambwira yuko rwose arya agashira inzara cyangwa we n'ubusoresore bwatereye icyuma shaka ntabwo Jacky yabikora wowe reka tureke kumutekereza wasanga wenda binariho menya hari umuntu wari umutepunetera umugore namugongesha tingatinga mbese ntabwo bizeye oya kwizera ndizeye kandi niba ugabura ibidahiye cyangwa ukaba ugenda ntusoza umuhanda seko nawe usigaye uvuga ibintu byo kuzimiza gusa reka turi abantu bakuru tukavugana nk'abantu bakuru oya ngewe rwose buriya inyanja ndayoga nkayica none se reka nzamukuganirize niyo nzabibwira reka manuke narigiye kureba umutipe tumaze iminsi turimo gupanga ibintu by'amaporoje kugenda uganire nawe wenda uraza saba nzakubwira kandi nyine ariko ndakunekera ariko nyine nawe uzanamo akantu ntabwo nako ibi byose cyane hano guheruka kugurira wowe nkorera umuti nta kibazo akandi zo kumunsuhuriza izo wanyuzeyo ukamureba reka ariko se n'ubundi ngiye kumureba wa mugani wagerayo genda umurebe rero ntabwo nawe kuri koro sawa gutegereza ni ibibazo ntabwo byoroshye rwose ariko ntabwo natinze ntabwo watinze ariko turase ku ntego yego menya ibyavugiye mu kabari wabyumvishe byose nta na kimwe utumvise nabyumvise ndagira ngo uriya mugore dushaka icyo gukora wowe rasa ku ntego nk'uko wambwiye ngo reka turase ku ntego hanyuma umbwira ati ndashaka ibi umbwire ntibirakorwa cyangwa n'ibikorwa hari ibyavuzwe byose wabyumvise nabyumvise hari na kimwe utumvise byose Feza arambangamiye rasa ku ntego wavuze ati reka turaze ku ntego umbwira ati ndashaka ko hakorwa iki niki hanyuma amenye icyo gukora kandi ari byo ndimo kukubwira arambangamiye nose kuba umuntu akubangamiye umwana ashaka kubangamira umugashaka kubangamira ahubwo mbwira ati arambangamiye ndashaka ko umukorera iki urazi ko nkoreraho none se ibyavuzwe ntabwo wabyumvise ubu ndinde kukubwira ngo ABCD kandi usanzwe ari gukora akazi ndinde nkubwira ngo hajya yavuze ngo yitwande ni Feza arambangamiye atuye hehe hari ahantu atuye wabuzi adresse nahayoberwa akagari umudugudu umurenge ariko nazo ko ashobora kuba atuye hano muri Kigali wowe aha tuye icyo kibazo njyewe nanakujyana nkakwereka igipangu atahamo iwe hasigaye nkakubwira ni dore ngaho hari yagira icyo ikora okay wowe mbwira ni iki wakorera ntabwo ari ngombwa ko tujyana
zana ifoto yiwe kuri WhatsApp kuko urumva nari ndamubonye rimwe ni ifoto yiwe kuri WhatsApp niba uyifite hanyuma nkwereke icyo gukora yaba ari inshuti yanjye nkayibura ifoto ndayifite okay humura ndaje ndayikoherereza oya yimpe byihuse hanyuma tubyihutisha ahubwo nohereje ebyiri eto uyu ntasengera muri ADPR Cumbati aho ega none usanzwe umuzi kuseka njye mbabaye ofite namubonye rimwe kandi ntamwitayeho isura ntabwo nari ndi kwiyibuka okay uyu uba n'ibintu bisanzwe ahubwo ikibazo cy'amatsiko ndamubonye ndahita ndamwica